mu byishimo bye ari akabaro kawe buri kubabaye inshuti yawe yishima. Jose niko avuga, Jose Chameleone. Wumva amagambo ubibwira n'umwicaranye niba nishyamwe agiye kurebana kade wanu. Bayuda tuitanabo. Aba mwicaranye nimubazabizere abenshi turi kumwe n'abayuda. Ubwo imbabazi turagabana. Turabazi nuko tutababwira. Bayuda tuitanabo. Turabazi duhitanamo abandi turaseka. Ubwo imbabazi turagabana barasaba tukabana bo babitorye umwumva. Turabazi nuko tutababwira. Iyo babaye bakishima bakababaro. Iyo nizeye buri uko abari mu bibazo akaza kugushaka ngo yanga agashaka asohotse kumgukiye kwiba baha Imana barumve barukara. Ikibabaje nuko abatugira ibyo atari bakaba babikora. Ariko nugira ikibazo soye gusa na Yesu bamugurishije 20 y'ifeza. Duseka nabo. Presents. Filime nuko itangiye. Kiriya cyo hejuru sinagisomye. Niyo mpamvu nasiganwaga. Nigisiga n'amazi missionary man, missionary. Dutangira mubonye incamake umugabo yaravuye yinjira mu mujyi. Umujyi yinjiyemo ntabwo ari uwabo ahubwo yinjiye mu mujyi. Welcome to town. Urakaza neza mu mujyi Kabuga. Yinjiye mu mujyi, umujyi asanze ukonje n'abawurimo bitinya niyanga neza. Umusore yinjiye mu mujyi Kabuga. Uko yakaje mu mujyi yasanze abari mu mujyi mugenzi amanywa ameze nk'ahari ijoro. Urakatsindwa neza umujyi umeze nk'uwo Nyakariro kabagereho. Uko yakaje yasanze hari umuntu wapfuye. Abaturage bari bapfushije umuntu wabo ndetse bari bapfushije umuntu bakunda. Hano hari umukobwa umaze gukura mu babakobwa bagenda bakitwa bangavu. Uko bagapfushije umuntu wabo bari bategereje ninde uri buze kuvuga ijambo mu gihe bari bagiye gushingura. Abagiye gushingura ni benshi. Umuntu w'ibintu uyoboye igitero sinawe byakurikiyeho. Hari abari bagiye gushingura barimo bararira amarira ni bwose. Harimo ba sheriff abakuru mu mujyi bashinzwe umutekano w'umujyi. Ndavuga abapolisi bo mu cyaro bitwa ba sheriff. Uko bakabare kwereka bari bagiye gushingura. Uko bakajya gushingura abantu bategereje ninde uri busengera umurambo. Urabizi mugenzi muri hisi ni Dolph Green. Niko film itangiye. Yakukina ka film kitwa Rocky, akukina Joshua Tree, akukina Justice Zero. Nuko dutanyi umusore kwa yakaje guparika batikeneye ninde ujya gusengera umurambo. Izina nindi tagaragara nirindi. Nubwo umusore akinjira mu mujyi bakeneye sengera umurambo. Gusa amaze kwegera ntabwo umuntu yari yapfuye mu mujyi. Ariko nanone umusore ko yakinjiye barakwereka ko yakinjiye. Tekereza umunyedini ujya mu kabari. Ndashaka tequila. Ntushiremo indimu, ntushiremo ahubwo ngiye ndashaka tequila yonyine. Ni inzoga ikomeye cyane irusha na whisky. Tequila niwo kumva vuduka y'abarusi bagora kumuha icyo kunywa. Iyo agiye kugira icyo kunywa cyangwa gusoma abanza kwambara rinete. Iyo agiye gusoma abanza kwambara rinete. Yasomye ijambo ry'Imana. Tekereza kujya mu kabari ugasaba inzoga ukabanza gusoma ijambo ry'Imana. Imana y'inzoga umugisha ni ibintu bitabaho. Menya rinda yamunaniye mugani wa Timoteyo. Haleluya. Ntabwo nigeze mbona umuntu watakira muri ubwo buryo kandi agasoma Bibiliya. Abantu nkamwe nimba uyu mujyi wacu ukeneye. Umujyi ukeneye abagabo nk'aba gusohoka hanze y'akabari. Hari umuntu barimo gukubita abaturage. Data wa agagata. Amafaranga yacu 2,000 wagahambirwa we. 2,000 shabu mukubita kubwi 2,000 mugabo araca mu rutirigongo. Numbe pastor w'umusinzi. Ndabakubita mu izina rya Yesu. Subira inyuma mwana. Ntabwo bikureba. Ba mu nzira cyane tuguhereze ibyawe. Subira inyuma. Arakubasta mu izina rya Yesu. Pastor aguruka mwana numvaga avuga haleluya zaba nyinshi niyo mpamvu dutsinze. Tuzagaruka tasinze. Pastor nibwo akiza kuri moto. Yasanze umujyi umeze nabi. Abantu barakangaranye kubera ibyihebe. Urakoze cyane. Thanks a lot. Pastor aratangira nibwo akinjira mu mujyi na moto. Abasore bari barakangaranye, abasaza barakangaranye, abakecuru n'abana barakangaranye kubera ibisore byabaga mu mujyi. Byicaga bigakubita polisi tatabara. Yaje asa naje guhindura umujyi. Yerekeye mu mujyi agagabo kasaga naho kamurangiye. Guswa yakaje yaraje gusengera umupfu. Abari barimo gushyingura umupfu nabo batinze kugira ngo bashyingure umupfu. Paka pastor ushengera umupfu hageze. Saho usengera umupfu araje kandi usengera umupfu aziye kuri moto. Ikibazo nuko usengera umupfu yaje yasinze. Abanje kunywa tequila kandi usengera umupfu aje abanze kurwana. Abasengera abapfu bameze haryo barakatsindwa n'Uwiteka.
abamutegereje harimo ndetse n'umukuru wa polisi. Uyu mugenzo rwose wari umujyi mutoya ku buryo agombaga kugira ibyo ahindura, kuko yakaje aje gusengera umupfu n'abapasiteri bakodeshwa mu yindi mijyi bakaza baje gusengera abapfu bakabishyura n'amahoteli. Yaraje araparika azanye n'igikapu aje gusengera umupfu. Ari mu migenzo y'abahinde, Red Indians n'abahinde bo muri Amerika, abasangwa butaka bo muri Amerika barimo barasengera umupfu. Pastor, my condolences. Mwihangane mu kinyarwanda niko bavuga, mugira kwihangana. My condolences. Mu gifaransa bavuga mon condoléance. Ndavuga amagambo make kubw'umuvandimwe wacu wapfuyemo. Turabikura mu gitabo cyanditse Samuel, from the book of Samuel. Yasinze pastor. Imana izana urume. Inishyira mu kuzimu, ariko nishyira mu mumva kandi gakurayo. Ivana abakeneye mu rupfu mu itaka. Ivana rwose bari baribagiranye ikabicaranye n'ibikomangoma. Amen. Yagiye ahera. Amen. Tumucishe muri purgatori. Kugucisha. Abapadiri baravuga ngo iyo wapfuye ngo bashobora kugucisha muri purgatori ngo ukajya guhura na Bikira Mariya. Umunsi wapfuye umunyabyaha uzamenye kupfuye uko upfuye ari kupfuye. Ntuzizere purgatori. Ubwo ndabibiri banga abizera ngo nimupfa bakabacisha muri purgatori ngo muzajya mu ijuru. Ubimenye ibyo mbabwira ni impamo, nimuzizere za purgatori. Abarakara namwe mwihangane muzajye kubivuga mu rukiko tujye kuburana. Ndababwira ukuri nuko umunsi wapfuye upfanye ibyaha byawe. Abasambanyi murumve warabone ihene zije bagakeka ko ari abakobwa. Umugabo amaze gushengera umupfu ngo Imana ngo niyicisha nanone ngo kandi gakuzamura. Imana yaduhaye guhitamo ukiri ku isi ushobora gukora neza cyangwa nabi. Padiri yagiye gusengera umuntu yabaje kubita icupa banza no gukubita abantu imijugujugu. Kivuye gusenga ngiki hakuntu cyaje gufungira feri mu kabari. Yapfuye cyane yarapfuye n'umunsi ntaramukundaga. Banyira umupfu hakuno kukiriyo pasiteri nawe yaraje, pasiteri umusinzi. Murakaza neza. Wasomaga Bibiliya uri umugabo mwiza rwose. Murakoze. Ubuse mwanyeretse imbabazi. Mujye muba kwa pasiteri nk'abo bashaka abantu bapfujije ugasanga bagiye kubasaba imbabazi. Nako kubagira ngo babereke imbabazi. Mwino wereka umuryango wanjye. Uyu ni data yitwa Diya. Uyu umuhungu wanjye. Data we ndega pasiteri kombe cya pasiteri cyaciye mu nzira. Namwe mwazibonye zo cyaciyemo. Wagumana igihe natwe wabivuga ubishaka. Uragatangaza ntabwo twakubonye mu mafoto. Waje kumusengera mwari muziranye yari umunyamerika urwana neza intambara. Sasa umunyamerika yaragiye maze arongora abahinde n'abanyamerika bo babasangwa butaka bakundaga kunenwa gusa ngo basigaye bumvikana n'abanyamerika banyabo. Sasa umunyamerika uko yakarongoye yarongoye umudamu we yari umukobwa w'umuhinde. Umunyamerika sasa waje gusengana yari umunyamerika n'amakosa ako kanya hari abandi binjiye. Mwihangane. Bita ni banyiri moto tubanya hanze twarahuye. Nitwa John Reno. Ni byiza guhura nawe. Inshuti wapfuye jeje yari inshuti yawe cyangwa mwari muziranye mwari mufitanye isano hafi byango mwapfuye ahari Yesu numbica gatangaza bakoze mu mujyi mu gihe wari umaze gusengera umupfu rwose wari umaze kwishimira ngo uravuga ijambo wasomye muri Samweli ni byahishuwe. Bita kuri business kureba nuzinjira bari nangare rero kuyo winjira umuntu agukubita umutwe acaho musore muto uturuka amajyaruguru bose aravugana nawe. This is time for mourning not fighting. Kintu kiriyo ntabwo ari cyo kurwana katsindwe bose nubwo yamamagara ka gihumbi nabishaka. Kikivana imbunda we mwirwana turi mu kiriyo. Pastor barinda kumushyira bose aramuhamagara niyumve. Don't ever touch me again. Nukongera kunkora dore uko byise. Ndakwa gasopa. Ninongera kubona abantu nkuriya mu mujyi bazajye bita kuri business zabo kandi ikindi niba bazwa n'abasanzwe mu mujyi bajye basubiza. John Remo acaho afite amafaranga ni umukire. John Remo uri umujyarazwa kuko wa pastor yakaje nta muntu numwe yitaho igihe kikiri arakuniga akakumvisha ko ari igihe kikiri. Pastor filime yiswande missionary man uko musore yakaje yaje hakuno kwa kandi ko kunywa ni pastor rwose tijena fix $50 a day ijoro rimwe ni 50 irindi joro ni 50 ni $100 kandi ubwo tukaguha icyumba ndaguha icyumba rwose ntambe bazivamo. If you need anything just let me know. Nugira icyo ukenera kandi uza gutuma mbimenya. Nugira ikibazo ndi umuntu w'Imana rwose ibintu byose nabisengera bigacaho. Yego komana usiramutse yego komana nabyo abisengera se. Akeka ko arimo gukinisha nde kumbe babandi yaje mu mujyi maze agasuzugura n'ikigabo cyitwa John Remo. Cyaremo ko yakagisuzugwe ni cyanyiri amamodoka gicuruza amamodoka inanga $200 n'amadolari. Kagura imodoka ni $1,100,000 by'amanyarwanda. Nuduhumbi tugwamo John Remo. Ko yakaje John Remo hakuno arabamusuzuguye kuva yinjira umujyi. Remos Autos. Remo ucuruza amamodoka yibaje kumureba. Boss yari mu hotel boss. Ari mu hotel boss kumbe ngo uyu hakuno nafite cyamurangaje bari bamurangariye kuri boss nawe afite cyamurangaje. Ibintu ni magirirane.
mumubwira boss bisa na uriya muntu nawe wabagira boss ntabwo bizongera kubona, ntabwo azongera kugusuzugura. Rero none aha bira business nkuko bisanzwe, business as usual, nkuko bisanzwe as usual. The one video library boss, turakoze boss. Uyu mugabo gusa tugomba kumugendaho kandi tukamenya uwari agenda muri biriya gusa, mwitondere cyane cyane iri joro. Ntabwo nshaka ko nyaga abantu batangiye gutekereza ko nanjye guhomba icyubahiro cyanjye kubera umuntu umwe nazi. Muranyumva neza? Yego boss, sawa. Umugendeho mpaka iri joro cyane cyane. Umusore baravuze ngo bamugendeho cyane cyane iri joro. Kumva umusore bavuga kugendaho bamurashekera mu mugongo nkanswa y'ubu ngubu. Cyana wanjye twirinde twiyibagize ibyo rinashaka muri uyu mujyi. Ntabwo nyana byemera nubwo agakobwa kakiba kangavu karumva ko abantu rwose bangana mu butabera, kumbe hari abagabo basumba abandi. Pasiteri yako kiriya kizingura basi ko yakagiye hakuna barimo kumujyi basi barashaka kumenya uwari gakobwa n'agasore bwaje hakuno mu isoko uko bwakagiye, kumbe hari babukurikiranye bunyibunyi mu isoko ry'Abahinde. Sasa batangiye kubugendaho kubera se wishwe Rino. Boss Rino menyere wishe se ubwana witwa JG. Hanyuma ari pasiteri waje aracyari mu mujyi gusa sa nashaka kumenya n'ikijya mbere. Igihe kiragera ubw'inama ikorana ndetse abaturage bose bakajya mu nama. Iyo bagiye mu nama bareba n'icyazamura igiturage cyabo. Bari baje mu nama katururi murakaza mwese turahitamo guhitamo kubiri. JJ yaduhitishijemo shaka kujya inama ikomeza kubera JJ wapfuye. JJ n'umwe mu baturage rwose twizeraga batangaga ijambo, akavuga ijambo riremereye wagira ngo bafitanye isano na Yanga. Bose abantu bavutse ku bwoko bw'Imana barakabaho nuko yapfuye. JJ yapfuye, turaza kumwibuka, turafatana akanya ko kumwibuka, ariko nanone twibuke niziye ntekerezo yatugejejeho. Iyi ntekerezo ishobora kutugeza kure ku muryango ndetse no ku baturage bacu, uburyo bwo kwiyubaka. Yaza igitekerezo cyatuma twese tubona akazi turamutse turemye akana gazi ya mikino bakina yitwa casino. JJ ni wazanye icyo gitekerezo proposed by JJ. Bapige ntago mbyemera. Ubu numwe mbahakanye gitekereza akoranye nani agarako byakabaye rwose. Niba ari ikaritsiye twakoranye ari ikaritsiye, kandi ikaritsiye tugomba kumvikana. Abaturage banze kwemera barimo barumvira wa mupfu, kandi umupfu uwishe umupfu ari hano ko yakagiye. Ni benshi barimo guhiga uyu musore muri uyu mujyi, harimo na sheriff yarambwiye gume kure y'ibyago. Harabisha umuntu nabo baragira ngo bamukurikirane hafi. Ntabwo ari ibyo gusa ngo cyane cyane iri joro hari n'abaturage basanzwe. Hari na wa musore yigeze gutabara arimo gukubitwa imigeri. Bite mwana mwana kuva munsi nabara bankubitaga imigeri mbyumva. Mwana barara muri uyu mujyi baruzuye. Umuto mutubura nawe nukubita ibure mwana reshya n'ukuboko. Nabi dunia nabisi twaramenyereye barankubitaga babyumva. We bakorera Rino. We Rino ninde mwana ndekura na utabibazi na Rino bahereza amafaranga bakamukorera bica kubera Rino. Ujye uvuga n'ibiki tugomba kugisha dukora. Umudamu ari yakone yaraje kurega Rino ko ashobora kuba yamwica umugabo. Umudamu ko yakarigiye Rino uko yakarigiye umupolisi. So JJ yapfuye atari accident. Umva Rino ntabwo kumurega byagarura JJ. Irinde uve mu nzira ya Rino ko atari umugabo woroshye, kandi ugira umunsi mwiza. Ntuzongere gutekereza ku muntu witwa Rino. Numutekereza mwana wanjye ushaka kwizanira ibyago. Ntabwo ari we gusa, nanjye ushobora kuzanira ibyago. Rino ni umukire. Rino afite ibisore mu mujyi, mu mujyi w'icyaro gusa. Umugenzi Rino ashatse niyo bahemuka katururi bamuretse wenyine. Ibisore bya Rino biri hano, kavuga kiri hano nacyo kihagararaho. Kiriya ibisore bya Rino kugira ngo bive ku muri musaza we. Mukobwa kugira ngo tureke musaza wawe nuko hari icyo watwemerera. Ntabwo mwareba ntabwo bitureba ubikesha. Mr. Mukundwa, how are you sweetheart? How are you sweetheart? Waje kuri piscine tukishimana wenyine. Hari nkakubona muri bikini. Bikini ni bwa bundi abakobwa bambara iyo barimo koga mu mazi. Araka ibyo mukora muri aka kanya n'ibindi. Wowe uri mujyi ni wacu mwana witonde. Araka pastor bakusureba uzabihakane mu rukiko. Get out here, move on. Meze okay nati cyane kwari kwere na wowe sasa dukurikire. Sebo yifata kana kamaze gukura kari agakobwa karakuze. Pasteri filimi irakomeje. Pasteri yafashe agakobwa gisaza cyakurikira gakurikira. Umusore pasiteri kuva yagera mu mujyi yabonye umuryango, yabonye inshuti. Ntabwo yigeze abona inshuti nk'izi. Nta muntu no mujyi uvuga kuri Rino. Afite abantu benshi aziranye nabo muri uyu mujyi. Mugomba guhagarara mukirwanaho. JJ yanyitaye nka data nigeze mbona rapfuye. Ntabwo byari bisawa kuri jewe, nibyo bimbabaza ko JJ yapfuye. Rimwe na rimwe hari ibintu ubona utumva hanyuma ukabireka bigacaho. Iryo joro rimwe barakwereka. Joro rimwe mu mujyi umwe umusore yari yarajemo ari we pasiteri. Hari abantu bacuruza ibiyobyabwenge, abantu benshi baricana muri uyu mujyi. Bari baje kugura imijyi abandi babigurisha. Ni bande bose n'abakorera Rino. Abakorana na Rino nibo bambaye ibigofero, abandi bagomba guturuka ku rundi ruhande.
kiraho hari abandi bahageze polisi barimo kugura ibimogi Rino muvayo cyangwa tuvano tugende bari baje kwiba Rino yibye urumogi yiba n'amafaranga kumbuka ibigabo by'agaciro byatwaye akadari kuyu wari waturutse yacitse ku icumu katrole turime yiskonde missionary man umumissioneri katrole shaka kumenya nde wacitse no wakorera ari he twamubuze boss gusa dufite amakuru meza nuko twatoragwa umudari wa nyine kubura umudari wanditse izina rye yitwa Billy shaka kujya mufata abasore mugende mushake nde wahunze waducitse kandi mu mwice urabifite boss turaza kumubona kandi turamwica boss Mr. Rino kumbe ijoro ryakeye mwibuke neza wa mugabo Rino barimo kurasana abari bazanye ibyo bwingi umwe mu basore bari barashwe maze akabacika bajyanye umudari we nagasore kakanya Mexican uyu yigeze gutabara umunsi umwe barimo kugakubitana none akinja mu mujyi ni nako gasore yenge guhura nako bakarasha amaboko kacuruza gurumogi tubwire ninde wabibyo ninde wakurashe byagenze bite batwibye urumogi barandasa abandashe baragatsindwa ni nabo batwibye urumogi ni Reno karamuvuga mwinjire bana batoye mwinjire rwose ibyo mbona inangaha nyakarira gatsindwa n'uwiteka twigire ku kirenge tujye ku muyumba muzafite itama muzejire ntabwo nari nzi ko ari nari bariyo ntabwo nari nzi ko ari nari bwitse buri munzu wese waruriyo Rino yaje arabica I didn't know Rino will kill everybody Rino yaje arabarasa nanjye bandashe kuboko mukofe wanjye mudari wanjye mana we Rino araza kumvumbura none ndi umupfu kumbuko Rino yakavuze ngo araza kumuvumbura Rino ibisore bye byari byije umujyi bizira muri James imodoka zihenze cyane muri Amerika ni zimwe mu modoka z'ubwoko butatu muri Amerika bita the big 3 goma hano wowe na mimi ndaje useguse ntuva huri araka bagabo bariya uva amagambo uriya icyazanye ndacyasunitse akabono icyajyanye akabono cyazanye inda niyo cyazanye amagambo menshi cyagomba kuvugana n'uyu umva Mr. icyazanye ni business nabibazo dushaka kuva kuri wowe turashaka umuhinde yitwa Billy twumvisha yarashwe tuzi ko neza ko ari hano hafa turashaka kumubona delegatera mama shenge afite agasura mwamagaye telefa gakoresha ama telefone n'iki byose mugana kidata we arabasuzugura gatera araseka umva Mr. arabizi ari ikibazo kandi dushaka kwikorera durakadama mama shenge cyazanye ibondo cyajyanye akabono ntabwo nabafasha abasore basuzugura uyu mugabo asa n'afite ikibazo ahubwo tugomba gukemura baramusuzugura yegeze hafi akabondo inshingano zacu nta muntu n'umwagara mu nzira zanjye va mu nzira dukomeze aramusuzugura nawe arabareba uravuga iki pasiteri icyo mbasaba ni kimwe gusaba Imana imbabazi mbere yuko njyana ivi ryanjye nkavunira iryo zuru ryawe urabizi kandi iki nta nicyo mwabikoraho nzamuhira ivi ryanjye baraseka idodo baraka zana gatoya zana nini zana gatoya zana nini ndemeye wa gatoya cyaba gato natwe turemeye we wagatoye kuva yemeye twebwe muvane mu mpantaro cyatato ko nta karuso nambaye muvane mu mpantaro mwese kandi bose bavanye mu ipantaro namiki arabasuzugura bavana mu musuzugura bajyana no musuzugura hari gatata arabasuzugura pastor wanyoni inzoga aragatsindwa n'uwiteka bamwitaye ndetse batangira kumwita inshuti umuryango yashoboye ko yatabara inanga barakwereka ibyishimo ni bwose umusore yashoboye kuba yabafana aho ngaho hanyuma araza kurwana intambara ku giti cye ibigabo yari yamaze gusuzugura ndakubwiza ukuri bikorera wa mugabo witwa Rino uri nangaha nta muntu utamuzi urimo ashobora gukora ibishoboka akareba ko yarwanya umurwanya yemwe abaturage tekereza kubwira ibigabo by'ikiyebe ngo nimuvane mu mpantaro bikayakuramo missionary man niyo filime turora nabikoze boss wabahamagaye abamotari ye cyane nabikoze boss abamotari baragera muri iri joro kumbe boss yabonaga abasore baraniwe ahita mugomagara umumotari ni bandahamagaye nabagombaga kwagera ijoro rimwe motorists abamotari iryo joro rimwe baturutse Sonatube berekeye icyaro Nyakariro nacyo kiri mu mujyi wa Kigali baje we abamotari bakwibye baragatsindwa dore moto mujya muva kuri bya bimoto mwita ngo nimbe ibimoto bifatanyije amapine yombi dore moto zitandukanye amapine zisumba amavatiri mugende bana ba mugende bana ba dore moto mama mugabo aratambuka ikabona kugenda dore moto motorists abamotari babafungurira amarembo murakaza neza mu marembo Nyakariro kaza neza mu inshuti yanjye ngunganiza narembize kubwo muje mu mujyi mugiye kumfasha igisore cyaje nacyo ni kimotari gitwara moto gifiteho n'ibikapu bamotari ngaba dore jisho mama wajye nimibwete ibigabo biruze ni nkimbwa ziri mu igobe
mwana araje iki kirwaye igituntu araje afite urwana muramubwira urwana rurerure arakorora mambone bangwa n'urumogi mwana guri hakurya pastor ba pastor mu cyongereza bita ba pastor dore pastor ndabarasa mu izina rya Yesu ndamurasa abanyarumogi babwirwa no gukurura koka amasaha yose igoryi niba baragikoze iki cyambaye cyo kuvuza n'uruyara data we amasara umye we muze niba baragikoze n'icyo mbonye kijyayo ndamuhaye mu izina rya Yesu wa mugabo rero baragiye baramufunga sherifu yagasa nk'umugabo pasiteri nuko yaciyeho nuko yagiye pasiteri uko yaje ni nako yasubiyeyo filime yitwaga Missionary Man mwakoze kuza murabe yavaga muri the one video library Vision Empire video